عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته ولا في ملكه، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا مصطفى محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الرحمن أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون طائعون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا عباد الله، خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن مخاطرة كثرة الطلاق والأسباب والعلاج. بانجي gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, umurezi w'ibibaho byose. Niwe dusaba imbabazi Allah ku makosa n'ibyaha byacu. Allah subhanahu wa ta'ala niwe dusaba imfashanyo z'ibyo dukenera byose aho biva bikagera, tubikesha Allah subhanahu wa ta'ala. Niwe tuba dutezeho inkunga iyo ari yo yose, kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe twikingaho kugira ngo aturinde inabi cyangwa se ingaruka z'ibikorwa dushobora kugwamo bibi cyangwa se amagambo atari meza yaduturukamo. Twinginga dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatugirira impuhwe, akatubabarira kandi akaturinda n'ingaruka zabyo. Ndamye mbikuye ku mutima, mbivugisha ururimi ko nta yindi Mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri no kugaragirwa usibye imwe rukumbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone kandi nkanamye ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ari intumwa y'Imana ndetse akaba n'umugaragu w'Iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusabira muri migisha y'umusakareho, bisakare kubiwe mu rugo, bisakare kubasangiranye be bose bitangiye idini, ndetse binasakare ko ari wese uzagumya kugera ikirenge mu cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu ba Allah, mu ntangiriro za khutuba y'uyu munsi, kuri uyu munsi wa gatanu, uyu munsi wa Ijuma, dushimiramo Allah subhanahu wa ta'ala kuba abadushoboje kugana ingoro ye, kugana umusigiti. Ndabagira inama yuko twagandukira Imana subhanahu wa ta'ala. Dutinye Imana bagaragu ba Allah, dutinye Imana, tunazirikana iryo jambo ko turi abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, bityo tumugaragire, bityo tumwubahe, bityo tumwumvire Allah subhanahu wa ta'ala aho turi hose n'ibyo turimo byose. Nibwo tuzagira iherezo ryiza, kandi n'ubu buzima bw'isi bugufi tukabubaho neza twishimiye n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, turi mu kwishimirwa na Allah, turi mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. No ku munsi w'imperuka bikazatubera amahire, kubera ko gutinya Imana subhanahu wa ta'ala niyo mpamba ikomeye cyane yazifashishwa cyazagira akamaro ku munsi w'imperuka. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, kandi munishakira impamba, wariko impamba nziza ni ukugandukira Imana subhanahu wa ta'ala. Niko Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri Qur'an. Nyuma y'iyo nama bagaragu ba Allah, khutuba y'uyu munsi insha Allah ta'ala tugiye kuganira cyangwa kwibukiranya ku kintu kijyanye na kathratu talaq wal asbab wal ilaj, impamvu ubutane bugenda bwiyongera kuri uyu munsi wa none, ubutane, gutandukana hagati y'umugabo n'umugore.
ndetse turareba zimwe mu mpamvu, tunarebe n'umuti wabyo kugira bigabanuke insha Allah taala. Izi ngisho z'uyu munsi ubundi zagakwiye gutwara amasaha wenda nk'atanu, kubera yuko ni kurambura tukinjiramo neza tugasobana tukagira dute, ariko ntabwo byakunda kuri uyu munsi kuko muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuko khutuba iba ngufiya. Iyo ni sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubijyanye na khutuba, inyigisho zo kwijuma. Ariko insha Allah taala hari igihe hazabaho gutegura ibi biganiro, murabiza igihe tujya tubikora, hakazabaho icyicaro cyo kurambura ibiganiro nk'ibi, abagabo n'abagore, abayisilamu n'abisilamukazi duteraniye mu musigiti. Wenda bishobora kuba ari cyo byadufasha muri uko gusobanukirwa kino kintu insha Allah taala. Kuri uyu munsi rero ni kunyuramo gatoya n'incamake tukavuga ibyangombwa bikenewe cyane kugira dusobanukirwe kuri iyi topic y'uyu munsi insha Allah taala. Bagaragu ba Allah, fa inna az-zawaja min a'zami ni'amillahi tabaraka wa ta'ala 'ala al-'abdi, bal inna min al-ayati ad-dala 'ala 'azmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu ba Allah, ndabibutsa yuko az-zawaj, kurongora cyangwa se kubana hagati y'umugabo n'umugore, ni inema ikomeye mu nema za Allah subhanahu wa ta'ala ku mugaragu. Kuba ufite urugo, kuba ufite umugabo cyangwa se kuba ufite umugore, urugo rukabaho rwa Kiislamu mufite nikah, iyo ni inema y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni inema ikomeye, nta nubwo ari bigarukira gusa, ahubwo ni n'ikimenyetso mu bimenyetso bikomeye byerekana ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nabigaragaje, wa min ayatihi, Allah avuga ku bijyanye no kubana hagati y'umugabo n'umugore, yaravuze ati wa min ayatihi, no mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala byuko hambaye, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nuko Allah subhanahu wa ta'ala yabaremeye abagore ababakomoyemo kugira ngo bagireho ituze, hanyuma Allah ashyira urukundo rwinshi hagati yabo bombi, umugabo n'umugore, ndetse n'impuhwe. Ibyo ni ibimenyetso kuri ba bandi batekereza ibyo ni ibimenyetso bihambaye, ni n'amawayiza kuri ba bandi batekereza. Bise bigaragara yuko urugo rwa Kiislamu, kuba ufite umugore, kuba ufite umugabo, iyo ni inema ya Allah, ni n'ikimenyetso cy'uko Allah subhanahu wa ta'ala hambaye kuba barabahuje mukabana muri ubwo buryo, mugakemurana byinshi buri umwe abakeneye. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, kubigendeye n'iyi topic turi kuganiraho, linantabihi fi kathrati at-talaq ya ibadallah. Tugomba kwitondera icyakwangiza uwo mubano hagati y'umugabo n'umugore, gutandukana, tubivemo, tubireke, ndetse subiri wanyura bafite, nanje nsubiri wacu cyangwa hano ni wanje, dutandukane birangire. La nibyo kwitondera. Ayo magambo nayo kwitondera. Ndakwirukanye burundu ntuzangarukire mu buzima. Ayo magambo nayo kwitondera. Umugore ati wari umugabo wanje ariko ndakuzinutswe burundu, subiye iwacu sha. Ayo magambo nayo kwitondera. Kuzinga, umugore akazinga akikorera akagenda ati nsubiye iwacu, ibyo bintu nibyo kwitondera. Umugabo kuvuga uturugo ndarutaye shandagije ntago nzagaruka, ninyagasamburira rema ndagije nzashaka abandi, ibyo bintu nibyo kwitondera. Bifite ingaruka nyinshi bagarago Allah subhanahu wa ta'ala, bifite ingaruka nyinshi cyane, bifite ingaruka nyinshi. Ndi gutinya kwinjiramo neza kugira ngo inyigisho zitaba ndende, ariko bifite ingaruka nyinshi. Buriya kambanze vuga ku kijyanye no gutandukana, talaq, ubutane muri Islam buremewe. Ariko niba hari ibintu byakemura ikibazo hagati y'umugabo n'umugore, ibintu reka nange urugero mutajyabona umubare uri fixe muri fiqh, niba ibyakemura ibibazo hagati y'umugabo n'umugore ari ibintu 150,
150. Gukemura ikibazo wapireka dufate ubundi buryo bwo gukemura ikibazo biranze niba ari ibindi 150 ushobora gusanga talaq ubutane ari bwo bw'150. Ukuvuga ngo nibwo bwa nyuma, niyo option ya nyuma, ibindi byanze niyo option ya nyuma, ntago iri hafi, ntago ari umuntu aheraho kubera agaciro k'urugo, ntago ari umuntu aheraho. Abantu bakwiye kubanza gukemura ibindi, reka tubikemure, reka twinga, reka duhamagara abantu, reka tubikemure kwanza hagati yacu, reka nihangane, nuko ibintu talaka iza nyuma, iremewe ariko iza nyuma kuko ifite ibibazo byinshi nayo iteze. Bimwe muri byo buriya nk'iyo mufitanye nk'abana, abana sinzi ukunda byita mu Kinyarwanda, ariko babura aho bahagarara. Iyo umugabo n'umugore batandukanye akenshi kubera ukuntu dukunda abana, ari umupapa akunda abana be, ari n'umumama akunda abana be cyane, nuko nguko bemeza ababyeyi nyine, nuko umubyeyi akunda umwana we cyane. Iyo umugabo n'umugore batandukanye, buri umwe yikururira abana. Niba wenda bari kuri mama kubera gahinda n'umujinya n'iki, ashaka uburyo abwira abana b'ukuntu papa wabo ari mubi. Papa wanyu uzi ibintu ankorera, iyo abana baciye akenge ararya bibabwira, abana bakumva ko papa ari mubi. Nanone iyo bari kwa papa arabwira ati mama wanyu ariko papa, mama kubera iki. Ugasanga rimwe na rimwe umupapa nawe agiye kwigira mwiza, ari kubwira abana uburyo mama ari mubi, ni mubi muri ubu buryo. Abana baba barimo gupfa mu bwenge bwabo, mu mutwe baba bari gupfa. Byangiza abana kwanza, byangiza abana. Niyo abana kandi bari kubona urukundo rwa papa na mama, hari ikintu bibaka mu mutwe wabo no mu mico yabo. Iyo bari kubona ibibazo hagati y'ababyeyi babo bombi, hari uburyo bangirikamo utarebesha amaso gutya, bifite izo ngaruka rero. Hari n'igero banasigana, urakora ibi nawe urakora ibikora aba bana, sinzi abana ukajya kubona uko nababaye abana bo mu muhanda, ukabona bari kuzerera, bari kurara aho babonye hose ngo kubera ibibazo. Hari umwana wigeze kumbwira ati njyewe ati byibura naho mbonyeho mpungira, reka kubigira birebire wenda bitaza gusobanuka cyane, wenda naho mbonyeho mpungira. Ibaza umwana ukubwira nk'iryo jambo, waba ubonye aho uhungira? Ibaza ugata ababyeyi ngo nibwo waba ubonye aho uhungira. Urumva icyo ni ikibazo, umwana barangiritse, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa barangiritse, bifite ingaruka nyinshi bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Nari n'ingaruka bifite, reka tureke kubyinjiramo cyane, ala kulli hal bifite ingaruka. Zimwe mu mpamvu zituma abantu rero batandukana, nagerageje kureba nkeya cyane. فمن أسباب كثرة الطلاق يا عباد الله, bagaragu ba Allah, zimwe mu mpamvu zituma habaho ubutane hagati y'umugabo n'umugore, zimwe muri zo nizi zikurikira: سوء اختيار الزوجة أو الزوج gutoranya uwo muzabana nabi. Ubundi naho bihera, ubundi ubwo no kurambagiza khitba, ubwo nabyo ni isomo rirerire cyane. Iyo utoranyije nabo muzabana, ubwo ni nkaho ubu uri kuvuga uti turabanye ariko n'itaraka iri hafi. Nicyo bisobanuye ubundi kurambagiza nabi. Kurambagiza nabi. Iyo tuvuze kurambagiza, hari abantu bagira ngo turi ku ruhande rw'umusore gusa urimo kurambagiza, uri kurambagiza. La n'umukobwa ararambagiza, bagaragu ba Allah, n'umukobwa ararambagiza. N'ababyeyi b'umukobwa barambagiza uwo musore ushaka gutwara umukobwa wabo. Yego, iyo tuvuze kurambagiza hari igihe twumva biri ku basore gusa. Oya, umusore akwiye kwitondera kurambagiza, kuko iyo urambagije nabi, utarebye imico y'umukobwa, utarebye uwisilamu bwe, utarebye ikinyabupfura cye, utarebye imibanire ye n'ababyeyi n'abaturanyi n'inshuti ze, utarebye imyambarire ye, ni nkaho uvuze uti ngwino ariko dushobora guhita dutandukana. Iyo ari bibi. N'umukobwa nawe, iyo umusore umugannye ahise yemera, adafite ibyo ashingiye Islam ishyiraho,
nabwo ni nkavuze ati ndaje tubana ariko dushobora guhita dutandukana. Ni tutinjiyemo cyane, iyo ni imwe mu mpamvu iremereye igituma hakunda kuba ubutane hagati y'umugabo n'umugore, kurambagiza nabi. Reka twifashe hadithi imwe gusa kugira ngo amawize ataba maremare insha Allah ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iti tunkahu almar'atu li arba'i limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa diniha fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze muri rusange, hadisi abantu bajya bisobanura nabi, abantu bisobanura nabi, reka tubisobanure neza insha Allah. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze yuko ngo umukobwa cyangwa se umugore arambagizwa hashingiwe ku bintu bine. Abajya bayisobanura nabi bajya bavugira ngo intumwa y'Imana atubwiye ngo tujye dushingira kuri ibi bintu bine, aba ari byo tuzajya dushingira. Oya, ahubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze yuko muri rusange hari ibintu abantu bashingiraho mu kurambagiza, irimo kubyivugira, iri kubitondekanya, niki iri kubitondekanya muri rusange, ariko ntabwo iri kutubwira ngo aba ari byo tureba. Umukobwa arambagizwa hashingiwe ku bintu bine. Twihute insha Allah. Nimwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iti limaliha, umutungo. Hari abasore banamageza bavuga ati ndashaka umukobwa ufite ifaranga. Yego. Ndashaka umudamu ufite amafaranga. Yego. Hari abareba umutungo, lihasab, hari abareba icyubahiro cye umuryango. Ndashaka kurambagiza umuryango wiyubashye, uremereye, umeze neza nuko. Hari abareba icyo ngicyo. Wa jamaliha, hari n'abareba ubwiza. Vuga ati ngenda reba ubwiza. Nashaka we imico y'imeze itariko ari mwiza. Kunjoza ukamubwira uti nakuboneye umugeni. Icyambere nshaka kubaza, ni mwiza cyangwa? Ni mwiza. Niba ari mwiza ho ndajyayo. Akaba ari ubwiza yishakira gusa. Ko adasalisa nzamwishyira ku isala. Ko ashira isoni nzamwigisha uko gushira isoni bizashira. None se koko nakazi kabyo, ariko ni mwiza, iyi ni mwiza. Uwo ni we nshaka ubundi. Ndashaka ko tuzajya dutemberana mu nzira abantu akavuga ati warihaye sha. Uriya musore yarihaye, uriya mugabo yarihaye. Nibyo. Hari abareba jamali, ubwiza. Walidini ngo hari n'abarambagiza barebye idini y'umukobwa cyangwa y'umudamu. Aha ni intumwa y'Imana yahise inavuga iti fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Ngaho uramenye ujye ureba idini kugira ngo utazisanga mu ngorane. Nuko intumwa y'Imana yavuze idini. Bishatse gusobanura yuko biriya bintu bitatu bibanze ntabwo twabisuzuguye kuko bifite n'akamaro mu buzima busanzwe. Ariko banza urebe idini, nurangiza ibindi ubone kugikora ama pourcentage agerageza. Ubwiza mashallah ndabona, mashallah. Umuryango alhamdulillah ndabona, mashallah ntacyo bitwaye. Iki umutungo we mashallah. Uretse ko n'umutungo we nta n'ikintu ubushakaho. Ubundi se ko ari uwe. Ubundi muri Islam umutungo w'umugore n'uw'umugore. Umutungo w'umugabo n'uw'umugabo, ariko wakarusha idini ya Islam urya yabishyizeho akwiye kuwuha umugore we, kuwuha ku mugore we, kumuhahiraho, kumutuza, kumuvuza, kumwambika, ibyo byose bigomba guturuka ku mugabo. Niyo mwihari kuri muri Islam. Ariko urongoye umukobwa ufite miliyoni 20, nta na miliyoni n'imwe yawe irimo, ni izuriya mukobwa. Nese ko twasezeranye kwa Sheikh, ko nukubana ntago ari ukuvanga umutungo. Naam, katwihute insha Allah ta'ala. Intumwa y'Imana iti muzite ku idini, nyamuneka kurambagiza yaba uri umukobwa, we mudamu, we musore, nyamuneka hera ku idini, aho ngaho uzaba uri kwirukana amataraka ya hato na hatoya. Amataraka ya hato na hato n'amakimbirane, kubera ko uzaba warambagije neza. Naam, reka twihute insha Allah ta'ala. Ntararenga ahangaha n'ababyeyi nabo ntabwo nabasimbuka. Ababyeyi nabo gushyingira umukobwa wabo cyangwa se gushyikira umusore wabo ugiye kurongora, mujye mureba idini. Intumwa y'Imana Muhammad sallama, iyo udashingiye kuri iki intumwa y'Imana yavuze, uba uri koreka umwana wawe. Intumwa y'Imana Muhammad sallama yaravuze ngo idha ja'akum
man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu illa nimuramuka muziwe n'uwo mwishimira idini ye muzamushyingire. Wa illa nibiramuka bitagenze gutyo uwo muzishimira idini ye n'imico ye muzamushyingire mwababyeyi. Wa illa nimuramuka mutabikoze gutyo takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, muzaba mumeze nkaho mushyize ku isi ubwangizi n'amatiku n'ibibazo bikomeye cyane bibyibushye. Nyamuneka icyo kintu tukizirikane. Nari ngiye kugitindaho kadukomeze inshallah. Nanone wa min asbabi kathrati at-talaq al-ihmal, zimwe mu mpamvu zituma habaho gutana cyane. Ihmal mu Kinyarwanda ijambo ndikubura ukuntu bigere bivuga mu Kinyarwanda. Al-ihmal nanyivuga ngo kunegirije kandi nabyo ntabwo ari Kinyarwanda, ni ukwirengagiza rwose sinzi ukuntu mu Kinyarwanda bivuga. Kudaha agaciro ibintu, kwirengagiza, gukerensa mugenzi wa mu buryo ubu n'ubu. Kinyarwanda hari igihe gushyira mu Kinyarwanda bijya bigorana. Al-ihmal, kwirengagiza inshingano. Al-ihmal, ibyo nabyo bituma ingo zisenyuka. Nabyo twabisobanura ku burebure ariko ntabwo byadukunda, twashiduka tugejeje kure cyane. Duhereye na nko ku mugabo, umugore wawe agaciro ukabona nta gaciro afite, kuba wataha saa sita z'ijoro ukumva nta kibazo ngenda umugabo mu rugo, ubwo nyine wamupinze ukumva ko nibyo. Kuba yagira ibyo akubaza, kumwihorera ntumusubize ukumva nta kintu bitwaye, kuba utari kumusubiza ibyo ari kukubaza cyangwa ari kukubwira. Igitekerezo yaguha kuba utakimushimira cyangwa unagitekerezo ukumva nta n'ikintu kimaze. Kubijyanye no guhaha kavuga uti nta n'ibyo kurya nasize mu rugo ariko nta kazi kabyo. Nawe ni umuntu mukuru yeranje kandi inshingano zo guhaha ziri kuri wowe. Kuba hari ijambo wacika ukamubwira ridamushimishije akaba atari kubwira ngo ubihe agaciro tuzi ko namubabaje. Kuba wagenda ukajya ukamara n'akazi urimo mashallah ariko uragiye umaze iminsi 3 ntiwigeze umubwira ukuntu wagiye, ntiwigeze umubwira kuzararayo. Iyo byitwa ihimalo. Ibyo ngibyo nabyo bisenya urugo. Umugore aragenda kare avuga ati kwere nta gaciro mfite, nta kibiki. Inshingano z'umugabo kuzubahiriza wapi. Uravuga wapi umugabo aticeceka aho ngaho. Ibyo ngibyo nabyo bisenya urugo. Hari igihe umugore ashaka ahungira avuga ati mbigenze, ubwo nyine hari igihe asanga ari iwabo avuga ati si urugo naje gushaka amahoro ko ntari kuyabona. Inshingano z'umugabo ko wapi nibyo ngibyo. Hanyuma none ikindi no ku mudamu nawe, mudamu akabona umugabo ko ari umuntu uri aho ngaho uciriritse kandi ku isi yose niwe ufite agaciro, kuko niwe Allah yaguhitiyemo ko mubana, niwe ukwiye guha agaciro kurenza abandi gusa. Abandi baza nyuma, kandi ubwo nivuga ngo abandi baza nyuma ntibyumve kumuca inyuma. Ndavuga mu gaciro. Babiri baguhamagaye ubanza kwitaba umugabo, haba mu bibazo ugiye gukemura banza ukemura ibibazo byo mu rugo. Hari umuntu waguhaye wakubwiye ibi ngibi n'umugabo wakubwira ibyo umugabo wakubwiye n'ibyo bifite agaciro. Hari abantu bakubwiye we mugore ati ngwino tujya hana, umugabo yabyanze. Uwo mugabo ni ukwiye guha agaciro umwanzuro we. Ntago ari inshuti zanjye urashaka kunkura ku nshuti, barambwira ngo tugende ngo tujyana hana ukanyangira, ubu sibi ni ibiki, uwambonye mpuze. Ubugiye urimo kwangiza umugabo, kwanza umugabo. Iyo rero umugore nawe adaha agaciro isuku mu rugo ukumva nta kikubwiye, umugabo araje ibintu birandagaye, ibintu arasa nabi n'ibiki byose arasa nabi, ukumva ko ari umuntu usanzwe uje nyine, ntuwandurira ibintu, ntujye kumwakira, ntugire gute. Ibyo ngibyo al-ihmal. Ninde uri gutegurira umugabo amazi yo koga? Ninde ugiye kwarurira umugabo? Ninde uri guha karibu umugabo? Ese ninde washashe uburiri bw'umugabo? Ahubwo se urashashe? Ninde se uri kumwenyura umugabo n'ukunda kumwenyurira cyangwa umwenyurira abandi? Ibyo ngibyo byose bituma
habaho ikibazo hagati y'imibanire hagati y'umugabo n'umugore bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ngibyo iyo umugore atabyitwayemo neza nawe birangiza bwa buryohe bw'urugo burapfa. Umugore kwanza, umugabo kwanza. Ibyo ngibyo hatabayeho kwirengagiza hagati yabo, kwirengagiza mugenzi we, urugo rurakomera. Bitari ibyo wapi, kugeza ubwo kwita ku urugo, ahubwo noneho muretse muri rusange. N'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Ntuzigere isuzugura akantu na gato wakorera mugenzi wawe. Reka tuvuge mu rugo nirwo turi, akantu wakorera umugabo akishima gakore wa mugabo, akantu wakorera umugore akishima gakore umugabo kwanza, umugore kwanza. Ibyo bizatuma urugo rukomera. Ariko ntabe habaho n'umuntu utekereza gutandukana. Uwese yabyifuza ate kandi ari guhura n'ibyiza gusa. Intumwa y'Imana iti walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Niyo byaba ari ukubona mugenzi wawe ukamwenyura, reba umugore wawe umumwenyurira. Ariko wowe wari guseka n'abagabo ku muhanda bagenzi bawe, ugeze mu rugo wazinze umunya, ubusubwo rugo umugore azarwishimira. Mumwenyurire wa mudamu we, umwenyurire umugabo wawe. Ibyo byose nibizatuma urugo rukomera. Reka ntabitindaho cyane nabyo, ntabitindaho cyane. Ariko ibyo ngibyo nabyo ibintu bituma habaho gutandukana cyane bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Reka nihute muri al-ilaj, umuti wo kurwanya kugutandukana bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nayo nihuse ni asabur, kwihanganira urugo. Urugo ntago ari abamarayika babiri barurimo n'abana babo b'abamarayika. La turi abantu. Umugore ashobora gukora ikosa n'umugabo ashobora gukora ikosa. Mwihanganirane hagati yanyu. Naho ikibaye cyose nisuri iwacu, ikibaye cyose ndakwirukana ngewe kandi ntunyinishe, wallahi wapi. Asaburu, mwihangane. Urakosa na warakosa, mwihanganirane hagati yanyu bagaragu ba Allah. Wa illa niba atari ko bimeze, urugo rurasenyuka da. Urugo rurasenyuka. Hari n'ibyo ujya kumva ikintu kigiye gutuma abantu batandukana ugasanga kiroroshye, ahubwo imishinya yazamutse, habuze koroherana, habuze asaburu, kwihangana. Reka mvuga wenda hadithi imwe nayo iminota yagiye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaravuze ngo la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha shay'an radiya minha akhar. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yaravuze iti ntabwo umwemeramana akwiye kurakarira umwemeramana kazi. Ntabwo umugabo akwiye kurakarira umugore bwa burakari butarimo kubabarira no kwihangana. Intumwa y'Imana iti kubera yuko niba hari iki ngiki umwangiye kikosa yakoze, ariko hari ibindi agukorera byiza. Yego hari ibindi byiza gukorera. Ubu ibintu byose gukorera bise biganzwa na rya kosa yakoze. Intumwa y'Imana iti niba hari iki ngiki urumva wamwangira, ariko hari ibindi byiza afite kuri wowe byinshi agukorera. Ibyo ni asabu. Ashobora gukora ikosa ukavuga ati ariko nubwo akoze ikosa, ariko hari byinshi ankorera byiza, ukihangana. Babarira, ihangana. Erega nawe hari uzamukorera ikosa nawe ukifuza ko kubabarira. Ni nuko intumwa y'Imana yavuze ku mpande zombi. N'umugore nawe ntakwiye kurakarira umugabo ati njyewe wapi simbyemera, ntibishoboka, niyo wagira ute namaze gufata umwanzuro, iri kosa nkoreye nyamuneka. Ubwo nta byiza umugabo agukorera, ntabyo. Ubu imyaka mumaranye nta byiza ajya gukorera, nta buryo ajya kuzirikanamo. Wamubabariye, wakwihanganye, wakwirengagije, nyamuneka. Iyi ni hadisi iremereye hagati y'umugabo n'umugore. Nuramuka ugize icyo umurakariraho, nyamuneka umenye ko hari ibindi byiza ajya gukorera bitume wamubabarira ku buryo bworoshye. Kandi nanone bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an iti wala tansaw al-fadla bainakum. Ntimukajye mwibagirwa ibyiza hagati yanyu. Ibyo mugenza gukora ntukazajya ubyibagirwa byiza. Ibyo byatuma iyo bizirikana, byatuma umubabarira. Wenda kubera iminota yagiye cyane, munyemerere ncumbikira ahangaha. Wenda rye tuzabirambura dufite umwanya uhagije insha Allah ta'ala. Ntakomeza kuryoherwa nabo mugakomeza kuryoherwa tukageza saa 9, kandi ntabwo byaba ari byo. Ariko bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala twirinde
ubutane bwa hato na hato bwa buri kanya, ndatandukana nawe, ndamwirukana njyewe, ndamwiruka ndisubirira iwacu njye, ibyo bintu wapi? Nyamuneka bifite ingaruka nyinshi cyane, ushobora kuvuga uti njye ndamwirukana nshaka undi, ugashaka umubi kurenza uwo ngo wari kuvuga ngo ni mubi, ukavuga uti yaba yagarukaga kandi wenda bitanashoboka. Ushobora no kuvuga uti njye ndigene ngiye gushaka undi mugabo mwiza urenze uriya, nyamara ukagenda ugahita uhura noneho n'utazaguha na kimwe muri bya bindi wa mugabo mwabanaga yajyaga guha, ugasanga ni ibibazo gusa. Ubwo rero twirinde ibintu by'ubutane bwihuse bwuhubukiyeho mujinya. Allah subhanahu wa ta'ala kandi tumuragize ingo zacu n'urubyaro rwacu, kugira ngo Allah turinde shaytani, kuko mu bintu bishimisha shaytani harimo gutandukana hagati y'umugabo n'umugore. Buriya shaytani igihemba utundi dushaytani batumye ku kazi. Shaytani nkuru, agashaytani hemba cyane, nakatumye umugabo n'umugore batandukana. Iyo ni hadithi n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe wakoze iki uyu munsi? Njyewe nakoze ibi. Sawa, wagize neza. Wewe wakoze iki? Njyewe nagize gutya na gutya na gutya. Sawa. Njye wabigenje uti njyewe natumye kana kabarwana. Sawa, wakoze. Wewe wakoze iki? Njyewe natumye wa muturanyi na wa muturanyi batongana bari bicanye. Sawa, wakoze. Wewe wakoze iki? Njyewe nagiye njyana amagamba aha mpaka kana kabaratandukana. Ngwino hano. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko ihita yambika shaytani, yambika ikamba iyi shaytani yatandukanyije umugabo n'umugore. Allahu akbar. None ubwo ibyo nibyo dushaka, ibintu bishimisha shaytani. Twitondere ibijyanye n'ubutane bwa hato na hato, twihangane. Umugabo yakosa n'umugore yakosa, tubabarerane, ubuzima bukomeze. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin